Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare iheruka gushyirwa ahagaragara mu kwezi kwa 10 yerekana ko abantu 3,702,000 bafite imyaka 16 gusubiza hejuru bakora mu buhinzi, yabo bugamije kugeza umusaruro ku isoko, kurya cyangwa ubukorwa nk'akazi ka kabiri kaza kiyongera ku bindi umuntu akora. Gusa uyu mubare w'abantu bari mu buhinzi wagiye ugabanuka uva kuri 56.1% wariho muri Gashyantare uyu mwaka ugira kuri 49.3% muri Kanama. Nabajije Byiringiro James, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ushinzwe gukurikirana ubushakashatsi butandukanye bukorwa nacyo, impamvu zatumye umubare w'abakora ubuhinzi wagabanutse, maze asubiza ko urumva abantu bakora mu buhinzi ubundi bagenda bahindagurika bikurikije nyine ibihe by'umwaka. Iyi imvura igwa cyane usanga abantu benshi bagiye mu buhinzi, hanyuma haba igihe cy'izuba nta mvura iriho kugira ngo abantu benshi bajye mu buhinzi, ugasanga benshi cyangwa se bamwe bakoraga mu buhinzi muri cya gihembwe cyari kirimo imvura, ugasanga bagiye gushaka utundi tuzi. Hari abaturage basanga ubuhinzi ari umurimo uvunanye kandi akenshi udatanga inyungu iba yifuzwa n'umuhinzi, ngo ari nayo mpamvu bamwe bafata icyemezo cyo kubureka bakigira mu yindi mirimo. Icyakora aba bagasanga nta gikozwe ngo ku kugabanuka kw'abahinzi kwatuma ibiribwa biba bike ku isoko. Iby'umuhinzi yarebye abona harimo imvune cyane, yajyamwo mu bucuruzi runaka akabona ariho yunguka cyane, akahitamo kuva mu buhinzi. Imyaka abantu ku isoko yabura kubera yuko abantu babiretse bakigira mu bindi. Abasesengura iby'ubukungu basanga abahinzi mu Rwanda bakora amasaha make ntibatanga umusaruro ufatika, bityo ko bikenewe kuri urwego rusigaramo abantu bake kandi bakora kinyamwuga. Strato Habyarimana ni impuguke mu bukungu. Biragaragara ko yuko abantu bari mu mirimo y'ubuhinzi kugeza ubu ntabwo bakoresha igihe cyabo full time, ntabwo bakoresha igihe cyabo nyine uko cyakabaye. N'ubundi bakoresha amasaha make, nyuma yaho bagakoresha amasaha asigaye mu gukora ibindi. Byaba byiza rero imirimo y'ubuhinzi gumyemo n'ubundi abantu babikoramo igihe cyose. Ku ruhande rw'abahinzi bo basanga kuba umubare w'abakora ubuhinzi ukomeje kugabanuka ngo biterwa nuko muri iki gihe hakenewe ubuhinzi bugamije ubucuruzi, kandi ko ubu busaba ishoramari rihambaye bituma ba mikoro make babureka bakajya mu yindi mirimo. Icyakora ngo ibi ntibikwiye gutera impungenge, cyane ko gahunda ya Leta ngo ari uguteza imbere imirimo idashingiye ku buhinzi. Gusa ngo Leta nayo ikwiye kugira icyo ikora, ikita kuri aba bavuye muri uru rwego ikababonera ikindi bakora kibateza imbere. Jean Paul Munyakazi ayobora urugaga Imbaraga rw'abahinzi n'aborozi. Impungenge za mbere bishobora gutera nuko abantu bava mu buhinzi nta kindi giteganyijwe cyo gukora mu buryo bugaragara. Ushobora gusanga abantu bashobora kuzakoza igihugu gishobora kugira abashomeri benshi. Ibyo rero ntabwo bikwiye gutera impungenge, ariko bikwiye no gutuma Leta ifata ingamba cyane cyane zo kurema imirimo yindi yunganira ubuhinzi. Abashakashatsi b'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bo bajya inama y'uko habaho guteza imbere inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, kuko ngo byatuma bavuye mu buhinzi babona ikindi bakora kandi n'ababusigayemo bagatera imbere. Byiringiro James, umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ushinzwe gukurikirana ubushakashatsi butandukanye, ni ukomeza. Biba byiza nyine kuita Leta ibabonera cyangwa se gushyiraho uburyo bw'uko bajya mu nganda ariko zishingiye ku bikomoka ku buhinzi. Ibyo birafasha cyane kubera ko bituma icyarimwe bwa buhinzi, abasigaye mu buhinzi bagenda bazamuka kubera ko wa musaruro wabo babona aho bawugurisha, kandi nanone hakaboneka n'akandi kazi kari muri izo nganda zituruka ku bikomoka ku buhinzi. Muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 igamije kwihutisha iterambere izwi nka NST1, harimo yuko hazahangwa imirimo mishya ibyara inyungu igera nibura kuri 1.5 miliyoni. Gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bigaragazwa nk'ibizitabwaho cyane, kuko ngo biri mu byiciro by'imirimo byagaragaje ko byihutisha iterambere kandi bigatanga n'akazi ku bantu benshi. Hakizimana, Flash TV.